uyu mudayimoni arakurwaho n'ibihumbi 500 by'ituro ry'Imana uyu mudayimoni arakurwaho n'ibihumbi 500 by'ituro ry'Imana arahari cyangwa ntabwo hari data wera ibihumbi 500 mu rugo akurwaho n'ibihumbi 20 by'amanyarwanda data wera gusa umuntu akiruka akamara ku musozi uyu mudayimoni wikatsa abantu gusa ku musozi data wera nari kuziruka ariko abantu babuze icyo bakoze amafaranga n'ibidayimoni ibyo bisogokuru uyu mudayimoni ndatamwongera musenge uyu mudayimoni udakosa abantu ariko se wumvise ibyo bizimu byose n'ibyo bidayimoni kunza abadayimoni aha hantu ura abadayimoni aha hantu uyu mudayimoni ushaka gusaza abantu biteze bahora n'iki by'ikigihe ko bisigaye byarayobeye umuntu koko mana yanjye yakuyobeye bitese ko najyaga mbona ugerageza maze gucika intege reka undi maze gucika intege wa mubyeyi nta kigenda pe ni ukwirirwaho muri iryo soko umuntu yaryanitse mwanamye mbese twanamye ngaho ukabona ngo abibishingwe ngw'imisoro ngw'ibiki ayo wasoye ntuyabona wajya guhaha ukabura n'ikintu na kimwe uhaha ibihaho bigeze ntabwo byoroshye nuko numva nacitse intege ntabwo byoroshye ariko ntabwo uba ugomba gucika intege usa amaherezo n'aya reka nkubwire nta kintu na kimwe kitagira iherezo nukuri njye maze kumva nta kintu na kimwe kitagira iherezo urumva nta kintu na kimwe kitagira iherezo ni ukuri erega nubwo umuntu aba afite amaganya ariko Imana iratuzi jewe narumiwe nuko njye maze gucika Imana uzahora ngo Imana ariko ntugacike nayo hari igihe rwose utubona tugerageza nibyo ucuruza iki hari utuntu tw'uduconco izo nyanya intoryi karoti ariko ndakubwiye wamama maze kubirambirwa rwose nawe urambwira ngo Imana se yego Yesu ku buryo se uyihakanye hakiri kare mbabarira Imana irakuzi kandi natwe iratuzi abo se bandi baje kurisha umutwe nanuka abantu batangira kuganira ukumva shima Imana mutima wanjye shima Imana none zano baye mu rusenge yakubatuye shima Imana singibyo ibyo nakubwiraga nari kure nta byiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba muraho neza ndabasuhuje cyane ndakeka ntabwo munsi daragatire disicara reka nicare tuganire no mu gihe cya nyacyo reka nicare tuganire ntabwo nzi ibyo mwari murimo ariko uyu munsi Uwiteka yabibutse uyu munsi Uwiteka yabibutse mwumve ngo ijuru ubu ngubu noneho ni mwebwe ryamanukiye haleluya ijuru ni mwebwe ryamanukiye mwumve ngo buri kimwe cyose cyari ikibazo ahangaha kibaye igisubizo ibintu byose bibaye amahoro n'umutekano rero Uwiteka anyohereje aha hantu hari ibitangaza ashaka gukorera aha hantu arashaka gukemura ibintu byanze gukemuka arashaka gusobanura ibyanze gusobanuka nimubinyemerera tukabigendanamo neza gahunda ziri bubera aha hantu mu ijuru barazihumugisha uwo wagutumye aha azi ibi yarazi biri hano oya none muranzi se suga mbere mubonye azi byanze gukemuka biri hari ibi Imana rega buri kimwe cyose cyacu ibikizi Imana irebye ibyo mumaze iminsi munyuramo Imana irebye byinshi cyane muri kucamo muri bikomeye binabagoye iranyoboye harwo mama harwo munzi wowe uranzi harwo ntabwo tukuzi suga mbere mumbonye ntabwo tukuzi ariko uteyuva ubu se mu bantu bose batuye hano ukintagiye ahandi nkaza ahangaha uraroge hari ikintu kijya kintu uyu munsi ijuru ryabibutse byabibutse bahereye kuri Bibiliya ntabwo nge ntabwo ari ubwesikoro n'Imana intumye Imana se kubwira muze kwanda ahangaha mw'uru rugo ngo habaye iki mwebwe mureke tubigendanamo gakeya gahunda zose ziri bubera aha hantu mu ijoro barazihereza umugisha turatangiza ijambo ry'Imana ahangaha sinangombwa ko twirirwa kandi tujya no muri Bibiliya singombwa ko twirirwa tujya muri Bibiliya kandi kuko ngeze aha ku muryango mbonye ibintu bikomeye mw'uru rugo mbonye ikintu cyitwa ubukene bukikiye n'abuzukuru mbonye ikintu cyitwa ibigeragezo bikikiye abana babyo mbonye ikintu cyitwa ibigeragezo Mana yanjye haleluya
ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa ubasha kwihanganira ibimugerageza. Ariko bishobora kuba ari hahirwa umuntu ubasha kwihanganira ibintu bimugerageza byose, kandi ngo wese ngo ntabwo azacumuzwa n'akantu na gato uko kaza kameze kose. Umuntu wese ubasha kubyihanganira. mbabarira cyane ubu se ko naburaye umwana wanjye akaba ubu ngo no kwiheba. Mama, ibyo ngibyo Imana igiye kugaburira, Imana iguhata ibiryo ikakongera, Imana ntigusondeka iguhata ibiryo. Aragafuka k'umuceri ujya wikoreye. Ntabwo avuga k'umuceri uzanye, ariko kwizera muri Bibiliya hari ijambo ry'Imana rivuga ko kwizera kwawe ufite niko kuri bugukize. Kandi mwebwe yuko kwizera kurema. Ko wari ufite ikibazo cy'uko ugiye kureka gukora ibi tubyizeye. Dore ibyo nabyo ni bimwe mu byari binzanye. Hano mufite ikintu cyitwa imikorere yanze, murakora ariko bikanga, inyatsi yabaye ikibazo, ntabwo mutera imbere. Ibintu Mana yanjye we, haleluya. Aha hantu hari umudayimoni ukikiye abuzukuru n'abana, akikiye inyatsi. Haleluya, ndi kubona ibintu faya ndabitokesheje mu izina rya Yesu. Uriya murozi nyageje mu izina rya Yesu. Mana yanjye, reka tubanze dusenga Imana ndebe yuko ibi bintu byaza kwegerayo. Ibi bintu biravaho. Ibyo bintu by'inyatsi n'umuzimu ukikiye abuzukuru n'abana niwe uteza inyatsi byihishwe inyuma n'umuntu. Reka tubanze dusenga isengesho. Umunyamasengesho ndongeye ndagarutse. Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe. Mana ndongenje ahangaha dupfukamishije amavi y'imitima n'ay'imibiri, mumvugire ngo haleluya. Dupfukamishije amavi y'imitima n'ay'imibiri mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bahangaha uru rugo narukandagiyemo, ndagusabye ndatokesheje imizimu byose. Haleluya. Fire ku badayimoni bose aho bari, fire ku badayimoni bo mu nguni zose. Fire. Haleluya. Ese wabona ari ubaza. Haleluya. Imana yagiye mu cyicece manza mvuga iki kintu. Yaba ari ujabaza. Aha hantu hari umudayimoni ucikiye abuzukuru, nabakomeje mbikubwira. Abana n'abuzukuru biwe ni uteza ubukene bwanutse. Uyu mudayimoni arakurwaho n'ibihumbi 500 by'ituro ry'Imana. Uyu mudayimoni arakurwaho n'ibihumbi 500 by'ituro ry'Imana. Arahari cyangwa ntabwo ahari? Oh data wera. Ibihumbi 500 bigiye gukuraho uyu mudayimoni data. Ibihumbi 500 ubwo biramara kugera mu izintoki zawe data. Ubifate ugeze ubitunganye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntunzanye bigende. Umva mbabwire. Urumva atabibonye. Umva mbabwire. Mbonye umudayimoni ukikiye abuzukuru n'abana biwe. Kandi murabona kugira ngo nyine Imana ivaneho umwuzukuru w'abadayimoni na ba nyina na byase wabo na byasekuru na ba nyirabukwe w'abadayimoni byose. Ibihumbi 500 nibyo bikuraho uwo mudayimoni. Ntabwo ari nge muyaha. Nurumva wenda kuyama urayashyira kuri ngewe, ariko aragenda agakora umurimo w'Imana hirya no hino tugenda dukora, afasha abantu bagiye batandukanye. Nuko nyine ituro ry'ishimwe rikora. Kandi dufashishije iki? Gushimira Imana yuko ibihumbi umudayimoni watuma gutinjiza ubukire mu nzu yawavuyeho. Ubwo ibyo bintu urumva ari ikibazo. Reka rero twumvikane. Umva nari mfite udufaranga nzajya kuranguze. Ugeze kututanga. Udufaranga ugiye kututanga 50. Arahurira he na 500. Haleluya. Ibihumbi 50. Uyu mubyeyi data wera ntabwo afite ubukire bwinshi, ariko agiye gukura musubire. Iyo yamanaye umukire ariko ntabwo nigeze baze bakwezi kuruke murabaye. Ntabwo nari kuvuga ko zibencuruza bikamera kugira mu witeka. Mwere kuvugira mu witeka. Mwere kuvugira mu witeka muceceke mwumve. Uyu mubyeyi ndamukuragije wa Mana we. Ibi bihumbi 50 agiye kohereza ahantu agiye gukura. Mwese nagiye kuvana uwo muzimu. Ariko namaganya abadayimoni b'impande zose. Subije n'abariye mu izina rya Yesu. N'umuzimu w'umwuzukuru. Oh data we. Mbwira nimero zawe rata. Nimero. Ayo mafaranga magana. Mana we. Umva n'umuzimu w'umwuzukuru agiye kugenda. Ugiye kumuha amafaranga yakureho n'umwuzukuru agenda w'umuzimu. Ntuzongere kundiraho. Akira. Oya mama, ibi ngibi ni ugukorera Imana. Ari ukuntu bavuga ngo Imana iguhera kuri duke wari ufite. Cyane ntabona n'uwo mwuzukuru w'umuzimu agiye. Waramubonye se ko hari?
ntabimbwiye se mwe muretse rero ngenda bibonye mwe muretse nsengerera Imana yigeze abazimu n'abuzukuru urayabonye ndongera ndagarutse data wera nuzuye imbaraga umukozi w'Imana data ngushimye igitangazo maze kunkora akubwiye ko nkurira mu muzimu w'umuntu wari umufite se haleluya mwivugira mu Uwiteka mvugira ngo ko haleluya mujye musenya vuga ngo haleluya na haleluya Uwiteka muri kumurakaza abadayimoni bari mu wawe nuko data wa muzukuru we umuzukuru w'umuzimu genda nirukanye umubyeyi w'umuzukuru umubyeyi w'umudayimoni harimo n'umubyeyi akikiye abana akikiye n'abuzukuru ndi kubona umwuzukuru na nyirabukwe na se wabo na sogokuru w'abadayimoni n'abazimu mw'isi n'abazanye n'abatokesheje n'abazanye abo ngabo abo n'abazanye mana mabukwe n'umuzimu ndamuruzi nduzi umuzimu ushoreranya na nyirabukwe na sebukwe n'abuzukuru b'abana mbese ibintu byose byaje birumva ahangaha uru rugo rwari rwaraje bya nyirabukwe ngo na bya sebukwe uru rugo rwari rwaraje ari amafaranga utandukanye n'agafanta naje data wera naje kugusura ntugure n'agafanta mbonye undi mudayimoni uriya mudayimoni ngiye kumukora mu izina rya Yesu zana n'ayandi mudayimoni ndamubonye mu izina rya Yesu harya ngo uyu ni uwa uzi ko nateraniwe wateraniwe iki n'ibizimu by'ibisebukwe n'ibyo ahantu habaye mu ndiri y'abadayimoni ku buryo izina rya Yesu Kristo wagira ngo ni Nyabugogo ibizimu byose bishaka kuruhuka biruhukira hano hari umudayimoni mbonye arabigusigira reka nkubwize ukuri uyu muvuna mwe tubanza aja kunyongerera ibyo ntazi arabigusigira n'ibidayimoni by'ibisebukwe wumva akamuvamo hari umudayimoni mbonye uteza ibisazi ari gushaka guteza ibisazi abantu bo muri uru rugo akurwaho n'ibihumbi 20 by'amanyarwanda data we gusa ari umuntu akirukanka akambara ubusa ku musozi uyu mudayimoni wikatse abantu gusa ku musozi data we narinde kuzirukanka ariko abantu babuze icyo bakoze amafaranga n'ibidayimoni by'ibisogokuru uyu mudayimoni ndatamwongera musenge uyu mudayimoni ndatamwongera gusasa abantu ariko se wumvise ibyo bizimu byose n'ibyo bidayimoni kumva abadayimoni aha hantu kura abadayimoni aha hantu uyu mudayimoni ushaka gusaza abantu mu izina rya Yesu uyu mudayimoni aha hantu harimo abadayimoni batatu haje undi mudayimoni wa gatatu data uyu muntu uko kubisigazanye nzajya kuvuga katurebe message mba yaje reka turebe nimba bayamwoherereje cyangwa nasigaye bayatwara urebe ko asigaye ari aracyari undi mudayimoni wa gatatu umudayimoni wa gatatu nta yandi muhaye ntabwo asaba amafaranga abaye 70,000 umudayimoni uri hano wa gatatu ntabwo asaba amafaranga mwivugira mu Uwiteka mwivugira mu Uwiteka mwivugira mu Uwiteka mwivugira mu Uwiteka Uwiteka muri kumurakaza Uwiteka muri kumurakaza umudayimoni wa gatatu hano ntabwo asaba amafaranga umudayimoni wa gatatu hano ntabwo asaba amafaranga wowe ubizi wowe uri gutanga amafaranga ntabwo ari kubeshya aha hantu harimo umudayimoni wa gatatu umva rero nkwereke wa muntu umva nkwereke ndakurambiwe wareba ubona abazimu baza ahangaha ngo bababyeyi ngo babasogokuru ngo n'ibiki ngo n'ibisebo uyu ni Uwiteka ntumye n'Uwiteka uri gutonganya ntabwo ari ikintu kiri kumbeshya uretse ntabwo ari ukukubeshya wanjye mbamu kamaze gusobanura umudayimoni wa gatatu uri hano ntabwo asaba amafaranga bariya niwe bari bakomeye cyane umudayimoni wa gatatu uri muri uru rugo ni uwo guteka bigashirira uretse ndayiguha umudayimoni uri muri uru rugo Imana nizajya iguha ibiryo ngo uzajye uteka bishirire uteke bibe amakara uteke ibiryo binuke gashirira amaso ndasiririza ibyo ntabonye wantumira ndasiririza ibyo ntabonye Imana ni Imana ni intumbi amafaranga uyu ni Imana uri gutangwa n'intumbi ntabwo ari nikimvira ahangaha oya iyi ni basireka ayajyanye yose ayajyanye ubu ndabona ibyo reka basi dusenga dusohoze nimba bagatekerwa mu birago bivira reka basi dusenga dusohoze ayo guma gutanga sigaje yahe singite reka basi dusenge dusohoze kandi mubwize ukuri ntabwo uri busohokane ntabonye icyondo nimba umudayimoni udashaka tumukuza reka dusenge dusohoze
ibindi byakemutse ariko ngenda kubwiye ngo uravana ari uko mbonye ibyo gutera nta kibazo ushaka bisubire nabibonye kandi ajyanye yose siyo nari nsigaye uretse tubanze dusenge niyo nari kuzarangura noneho n'ibyo naranguraga bikameraho ntabyo nyibonye uretse tubanze dusenge biraza byiruka rero ngenda gusenze wa mana uru rugo nasanze nta rugo rutunze rutunganiwe nkarwo uyu mubyeyi ni umukire uyu mubyeyi wamukubise umufungo uyu mubyeyi wamuhaye amafaranga komeza umwongerere kandi aba badayimoni bose ubakusanye ubafungire mu gashashi kamwe ukire muri Nyabarongo ngo ba mu izina rya Yesu amen. Imana iguhaye umugisha mubyeyi, Imana iguhaye umugisha. Imana asa nabonye ibyo neza oya erega haranditse ngo kwizera Imana yangira hari mfite Imana isumba byose kandi basi rero mwebwe dore mwizere dore ndabona n'amasaha byari Imana yangiriye ubwo gukongora ikwere ntabwo ndi gutubura ntabwo ngiye ari iby'ubutubuzi ubu ntabwo uri umutubuzi ntabwo ari umutubuzi ahubwo musigara amahoro amukubese shaka mubure icyo mukora muzacuruza umva ye ngwino mubwire katumukubitiye kuri amafaranga ko bitajisano atwara amafaranga